nk'umurabyo TV nagiranye na bikiganiro ariko ntago cyasohotse. Hari n'ibindi binyamakuru byinshi biba bishaka ko tugirana ibiganiro nabo ariko ibyo nabyo birahari. Ngewe urwo ndanenga uruhande rwa mbere no gutangazamakuru. Inshuro nyinshi rutubwira ngo ibintu ngo ni sawa, rugafata amakuru nk'aya washimishije asekeje ngo ibintu ngo ni byiza. Ndagushimiye wo ukomeje kubana n'Ibiganza Media TV. Nizere yuko ibintu ari bien sana, nizere yuko kabisa aho herereye ibintu ari gatanu ku kandi. Kuri kamera mukaba muri kuhabona umupapa umeze nk'ukuzemo gakeya sina cyane, gusa nta nubwo ari na mutoya. Niyo mpamvu wowe gumya kutwereka yuko turi kumwe ukora subscribe. Turagushimiye nawe utarayikora, iki nicyo gihe kugira ngo ujye ubona inkuru zira update gatanu ku kandi. Twihuse cyane kabisa, ntago turi bubatindire, ngira ngo murabizi ku biganiro byacu aba ari show, ibintu biba bimeze neza cyane. Tugiye kwibanda ku kiganiro cy'ubuzima busanzwe. Bimeze gute iby'iyi Miss Rwanda, ruhagaze gute, urubyiruko byifashe gute? Ngira ngo nakita ngo akariho karavugwa cyangwa tubisubiremo. Nicyo kiganiro tugiye kuba turi kumwe n'uyu mupapa ugiye kubibwira. Nitwa Marcel Sindikubwabo. Hanyuma duhuriye hano street, ndimo ndakora n'ibindi biganiro. Umbwira ko nawe twagira ibyo tuvugana. Mu kagari ka Shara, ngira ngo ubwo urumva ko ni mu murenge wa Kagano. Ushobora kwibwira abantu mu buryo burambuye nyirizina ukora ibi n'ibi, ukaba ufite na message ushaka kubasangiza cyane n'ikiganiro. Ngira ngo urivuga nk'umuntu w'umupapa mukuru nk'intore. Ndivuga nk'intore kuko naratojwe, ndi umuturage warangije amashuri yisumbuye y'ikiciri cya mbere ndetse n'icya kabiri, ndavuga segonderi, ariko nkaba nkiri mu rubyiruko kuko imyaka mfite iranyemerera kuba mu rubyiruko. Icyo mvuga rero, nubwo nubatse nkaba mfite umudamu n'abana, ariko urumva muri make ndavuga babiri, ariko ndi umwe mu rubyiruko kuko imyaka mfite ntago irankuramo. Muri make rero itangazamakuru, dufite amatangazamakuru menshi, amateleviziyo menshi aza ku baturage akadukena ko dutanga ikiganiro. Ntago tunezezwa rimwe na rimwe n'uburyo mukatinga cyangwa se mu dutambukiriza amakuru, kubera ko inshuro nyinshi tuzi ko hari amakuru yakagiriye umumaro abaturage n'abanyarwanda, mujugunya ahubwo mukadushyirira imbere hariya ayo mwita abaha akazi cyangwa se mwishakiye cyangwa se asekeje muri rusange, cyangwa se yasekeje cyangwa se yashimishije. Bityo rero mujye mutubabarira, niba muri intumwa za rubanda, message abaturage babahaye aba ariyo mutugereza ku matangazamakuru. Ntabwo nza guhakana ibyo umuvandimwe yavuze, nibyo birashimishije, ariko nkanye ndibaza ngo ese level ye ni iriya, ariko ibitekerezo runaka, inama duhaye nk'urubyiruko ni iyihe. Buretse gato tutatwinjiramo ngo tujye kure cyane, ni nk'uwe munyamakuru ushaka kuba warahaye inkuru ntayishyire hanze akayirengagiza, ni nk'uwe? Ndabafite benshi ariko ndashaka kuza kuvuga. Nushaka ntuvuge izina, aho uvuge televiziyo akorera. Nk'umurabyo TV nagiranye na bikiganiro ariko ntago cyasohotse. Hari n'ibindi binyamakuru byinshi biba bishaka ko tugirana ibiganiro nabo, ariko ibyo nabyo birahari. Nge message ishaka gutanga ntago ari yo kuvuga ngo hari ibiki n'ibiki, ahubwo icyo shaka kuvuga mu buzima busanzwe, mu buzima bwa buri munsi, nk'urubyiruko dufite ikibazo cyihariye, ikibazo kijyanye n'imibereho n'ubuzima, gusonza, kubura imibereho, kubura icyo gukora, kubura imirimo ku bantu babashije kwiga. Icyo kintu iyo bavuga ati turarya rimwe ndetse twanabwiriwe, nk'uyu nguyu arakoretse ngo mvuye kwiga ariko mfite irindazi mu mufuka. Iyo usanga umuntu afite irindazi mu mufuka ari umwana uri kujya kwiga,
ese turumva ko uwo mwana araza kwiga imibare akayifata, umwana araza kwiga avuga ati ndaza gutaha ku ishuri nahaze, niko yavugaga kuri revo ye, ariko nageze mu rugo ndaburara. Uwo mwana araza kwiga amasomo arayafata. Ngewe urwo nenga ndarenga uruhande rwa mbere no gutangazamakuru. Inshuro nyinshi rutubwira ngo ibintu ngo ni sawa, rugafata amakuru nk'aya washimishije asekeje ngo ibintu ngo ni byiza. Kuriya gutekinika rimwe na rimwe ntago tubyishimira. Niba ibintu ari bibi ni mu bitangaze ko ari bibi, niba ari byiza bitangaze ngo ni byiza. Ntabwo mwishimye kubera iyihe mpamvu? Kubera ibyo bintu biri mvuze. Itangazamakuru ibyo dushaka ko mutuvugira, ibyo dushaka ko muvuga ntabwo ari byo muvuga. Niba bishoboka ni mukora ubuvugizi, ntabwo nibaza niba ibibazo urubyiruko dufite niba mutabibona. Mwebwe ntabwo muri urubyiruko, mwebwe ntabwo mubibona, mwebwe ntabwo mubona ko niba bavuga ati ntabwo twariye, nta nubwo turya, twabwira uwaza ati afite irindazi mu mufuka hano kandi ni umunyeshuri, ati ibyo kurya iyo mbire ndahaga ariko iyo ngeze mu rugo ndaburara. Nese uwo mwana araza kubaho gute? Ni iki wavuga kuri saga imaze iminsi kuri Bamporiki Edouard? Ngira ngo warabikurikiranye nk'umuntu ndi kumva uvuga yuko hari ibintu bitagenda neza mu nzego zijyanye n'ubuyobozi. Ni iki uramuvugaho iki ukurikije ibyo yashinjwaga n'ubushinjacyaha? Ntabwo nzakuvuga kuri Bamporiki Edouard, nubwo ibyo twabikurikiranye navuga 100%, kubera ko politiki ni politiki. Ntabwo burya tuba tunemerewe kugira byinshi tuyivugaho even if tutayirimo indani. Nyine urumva impamvu mba mbikubajije, ibi byose ni politike. Ubundi deja iyo utangiye kuvuga ngo ubuyobozi ntabwo buri gukora neza, gutekinika n'iki byose bifitanye isano, ni muri politike. Reason why nkubajije ibyo ngibyo, ngira ngo rero wakabaye usobanurira ukavuga uti uriya ibyo yakoze gutya na gutya, izi ngero yatanze ntabwo zari nziza. Ako ndibaza impamvu tugeze kuri we ugatinya. Ari impamvu hari n'igihe wenda umuntu aba avuga ati ese umutekano w'umuntu umeze gute, byaba muri iki biriho biravugwa. Ngira ngo ni ibintu twavuze, twarabitangaje, nawe arabizi yuko bivugwa. Ngira ngo rero nta banga rihari. Wakabaye uvuga uti koko niba koko biriya bintu bimeze gutya na gutya, ntago tubizi uyu munsi wa none, sibyo? Ariko biramutse ari byo, message ntago nyine ukabivuga mu bwo. Ibyo navuga kuri Bamporiki Edouard ni umuntu tuzi, tugasanga avuka muri Nyamasheke, tugasanga n'uwiwacu. Bamporiki tumufata nk'ari we wizize, kubera ko umwanya we n'ibyo ahagarariye n'icyo ari cyo ntago yakwiye kuba yakavuze biriya bintu dusanga kuri za social media, dusanga kuri za Twitter rimwe na rimwe n'ibindi. Ubundi wabuze ikibazo cya akurikiranwe kugeza aya magingo? Ndakizi. Sa n'utwibutsaho muri make. Natubwira ko ari ruswa. Ndumva urakurikirana mu by'ukuri. Urumva ko ese twibaze ko ari we wenyine waba ubikora? Ruswa ntabwo ari wenyine uyikora. We have many people which have get the buryo umunsi wa none hagize umuntu bakubaza wamushyira hanze. Ntawe kuko ntawe ndayiha, nta n'uwo nzayiha, wenda birashoboka, ariko message ubutumwa bwo urubyiruko wasanze hano ni iki uri burubwire? Urubyiruko icyo ndubwira ni kimwe cyangwa se ni bibiri. Muri make ni rwihangane kuko ubuzima tububonamo, ubuzima tubemo nk'urubyiruko buratugoye, ndetse kubwihangana ni ikintu utabasha kubwira urubyiruko uko ruri hano. Niba umusore atariye, niba umusore atanyweye, nta buzima afite, no kutuyobora ubwabyo biragoye. Bityo rero nibihangane igihe wenda bazasubizwa, wenda bakabona igisubizo cy'ubuzima bwabo, ubwo tuzamenya ko wenda nabo amahirwe yabahari. Ariko uyu munsi inama nababwira ni bihangane, ukora bikanga ni ihangane, ukoze bikemera ni ihangane. Ariko icyo twifuza nuko ubu tuvugana nta gisubizo mfite nabwira nk'urubyiruko uretse cyo bati ni mwihangane.
turi mu tuntu n'utundi. Ese bimwe byavugwaga muri Nyamasheke by'uko ngo abahungu baka abakobwa harya ngo ni iki? amafaranga Babyitaga ngo ni iki bitari amafaranga? Sinzi akantu ngo nimba ngo ngari isake ngo ni iki? ni ibintu abasore bateretaga abakobwa kwanga mujyana akamwaka isake cyangwa se akamwaka amafaranga Icyo wabwira uno muntu tubwiye ngo na n'ubu baracyari kuyashaka? kiriya kintu ahantu gituruka urubyiruko n'ubundi ni ku urubyiruko turafite ikibazo cy'uko nta bushobozi rurakene kugira ngo umusore abone inzu abone amabati abone inkwano abone ibyo byose ariyambaza umukobwa niyambaza umukobwa ko bafatanya ntihabaho gufatanya nibwo murumva ngo hari amafaranga runaka yatanzwe kuri wa muhungu kuri wa musore yo kugira ngo ajye kubona inkwano cyangwa se ya mabati. Ubona bibahira sera urugo rugakomera? Abira nabyo ntabwo twe tubyemera. Ubona biri muri Nyamasheke gusa? Ntabwo biri muri Nyamasheke gusa ahubwo biri mu gihugu hose, na za Kigali tubibonayo, na za Rubavu tubibonayo. Ni umuco uri kugendana na crise mondiale, kwanga ubukene bw'abaturage, sibyo uratuma umusore atagifite ubushobozi bwo gusaba ngo nako bwo kurambagiza ngo asabe ngo akwe ngo azane umugore mu rugo, nta bushobozi agifite. Ntacyo, reka tugane ku musozo tugushimire, ngira ngo akaganiro gato twari tugiranye naho akagaruka. Okay, murakoze. Nagushimiye cyane.